gitangaza gikomeye cyambere uzabona mu buzima bwawe ni imyumvire guhinduka. Uko ubona icyo kintu kiba cyo. Iyo ufite kwizera kuvuga ngo iyi situation nzayivamo, uyivamo. Iyo ufite kwizera kuvuga ngo iki kintu kizanyica, kirakwica, imitekerereze yawe nicyo gitangaza cyambere gikorwa mu buzima bwawe. Muranyumva torero? Uko ufata ibintu niko biba, nibwo nizo mbaraga Imana yaduhaye. Rero niyo mpamvu ugomba guhesha Imana icyubahiro mu kintu cyose, kuko aho harimo imbaraga zo kurema. Ntugakore ikintu kitarimo inyungu z'Imana, ntugakore ikintu kidahesha Imana icyubahiro mu buzima bwawe. Imyumvire yawe, imitekerereze yawe yakubujije byinshi. Urinze ugeze imyaka ingana gutya warishwe n'imyumvire yawe. Ngiye nshobora kubona ikintu ukavuga ngo ni cyiza, uyabona ukavuga ngo ni kibi, biterwa n'imyumvire. Turabona umuntu abantu bashima ngo ni mwiza, ngo yewe ngo ngewe ni mubi. Ni mutwe wawe nguwo, ni ibitekerezo byawe. Ni ukuvuga ngo uko utekereza ni kuri.